nanjye nakwiyama abace abandi intege. Okay. Niba udakunda ibintu reka kujya guca abandi intege. Okay. Mas Shala. Yeah. Urumva? Ngabo wiyumvishe gute Jose Chameleone ni izina riremereye muri East Africa ndetse no kwisi hose. Wiyumvishe gute ubwo wa performinze muri concert cyangwa se ugaperformingira hamwe n'umuhanzi ukomeye w'umurejandere twese twemera nka Chameleone? Ni ikintu kimeze gute kuri wowe, wiyumva gute? Ahubwo ikibazo kiri mu bahanzi. Okay. Kiri mu bahanzi mu bahanzi. Niho nshaka kukoma rero. Aho niho nshaka kukoma kabisa. Ya kiri mu bahanzi kubera ko icyambere nta Yes, mitsimita naje gitatira cya muhumuza umugara w'intare gishangara cy'izuba cyaduka cyabagasa. Ndi umusaza ariko utazasaza. Ya mbanje kubasuhuza mwe mwese mukurikiye Musaza Box aho muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, Burayi, Aziya, Amerika. Aha turi ni Cape Town mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Yes, nkuko musanzwe mubimenyereye kuri Musaza Box, mumenyereyeho ama video asekeje cyangwa se comedies. Uyu munsi bikaba bisa nkaho byahinduye isura na kandi gakoryo twongeyemo, twazanye content y'ibiganiro. Nje mwumva kuri mikoro nitwa Mr. J. Reka mbifurize amahoro n'imigisha bya Nyagasani. Twizera ko ibiganiro tugiye kubazanira bizabanogera, bizabaryohera. Ni ibiganiro bifasha, biri mu butumwa bugiye butandukanye, ibiganiro birimo impano zidasanzwe, ni ibiganiro bifasha buri muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse societe nyarwanda muri rusange. Ninde rero ubimburiye iyi content y'ibiganiro kuri Musaza Box? Ngira ngo muramubona ku mashusho, amashusho akeye cyane n'amajwi mwumva tubikesha YC Creative. Big up my man, big up kabisa. YC ikintu cy'amashusho ndagutinya buri. Yes, reka rero nkuko mumubona umusore w'inkorokoro hano, musore kabisa w'igituza cy'umunihiro. Benshi muramuzi, musanzwe mumubona muri entertainment. Yes, reka tumuhe akanya Musaza. Yo. Umusaza utazasaza Musaza. Thank you brother. Yeah. So Musaza, bereke ko ari wowe, bibwire kwa kundi. Bereke ko ari wowe, nurebye ikiganiro ahita avuga ati ni wa wundi kabisa. Bibwire gihanze. Thank you. Yeah. Bahaga sample. Wimisi yanjye shingiraho, come to me baby, duhana igihango. Thank you very much. Wow, that's good man. Bro, reka nkubwire ngo uzi kuririmba man. Thank you so much. Yeah, ijwi ryiza, imyandikire, bro wambaye neza kabisa. Okay, it's my pleasure. Yeah, wambaye neza. Ubundi hari ukwambara neza hakaba no kuberwa. Wambaye neza kandi wanaberewe bro. Thank you. Yeah, kandi ngira ngo nanagushimire kuba witabiriye ubutumire bwa Musaza Box. Ya musaza utazasaza. Reka twibwire wumve wisanzuye, wumve wirekuye. Oya ndisanzuye byensi. Okay. Yeah, twibwire. Ndisanzuye, amazina yanjye ni Thierry Uwayezu. Okay. Ariko bimwe byacu by'abahanzi nyine, ariko ntabwo nge nagiye kure ngo mpindura amazina byensi. Amazina yanjye ni y'ubuhanzi. Uyu munsi ushobora kubona kuri YouTube n'ahandi ni NGABO THIERRY. Okay. So mini dati kurumva ntabwo nagiye ahantu kure cyane rwose. Niyo mazina yanjye. NGABO THIERRY, wenda ku muntu urebye kino kiganiro ukubonye bwa mbere. NGABO THIERRY ni umuhanzi uririmba iyihe njyana? Ndavuga ngo ndirimba iyihe njyana ndahimba R&B. So ni R&B. Urebye ni R&B. Okay. Ariko nkaba sinayo nahereye kuri gospel, nshobora kuvangamo gospel. Ubone hanaririmba R&B biterwa naho ndi n'igihe nibyo nshaka kuririmba. Ya muri make nshobora kuririmba both R&B cyangwa se gospel. Cyase mu kinyarwanda bwo ni indirimbo zihimbaza Imana. Sorry kuvuga icyongereza cyinshi. Indirimbo zihimbaza Imana. Hari indirimbo ihimbaza Imana waba ufite? Ya mfite album, mfite ubwo ndavuga mu kinyarwanda no umuzingo w'indirimbo zigera mu 8.
ndazifite. ndagira ngo uduha agasampo gatoya ku ndirimbo y'ihimbaza Imana. Okay, indirimbo zihimbaza Imana ndirimba ndi umukristo of course, mu idini ry'abakatolike niho nakuriye, ni naho natangiye guhimbira indirimbo ya mbere muri 2013 muri 2013. Birumvikana ko kuguha indirimbo ni ibisanzwe, ahubwo mvuge urashaka iyi indirimbo ihimbaza Imana iyo ari yo yose kapfa kuba ari agasampo muzo ufite, okay, cyangwa se muzo utegura. Maria Maria iyo ataza kwemera ibyo yatumweho n'Imana twari kuba bande. Big up to you my friend. Okay. No comment kabisa. Hanyuma Thierry Ngabo, ubuhanzi bwawe bwatangiye ahangaha turi, ndagira ngo nibutse n'abantu bakurikiye kino kiganiro, aha turi ni mu gihugu cya Afrika y'Epfo, mu mujyi wa Cape Town. Mbere yuko uza muri iki gihugu, muri uyu mujyi no mu Rwanda, wari umuhanzi cyangwa se ubuhanzi bwawe butangiye aho ugereye hano South Africa? Ahubwo navuga ngo aho ngereye South Africa ubuhanzi bwanjye bwasubiye hasi. Okay, duhe amakuru rero. Ubwo muri primaire, mu mashuri abanza, ndi muri primaire, niba mbyibuka neza rwose kuva ndi mu mwaka wa kabiri, ikintu cya mbere nakundaga cya mbere no kuririmba nkunda indirimbo za Bakagambage, Alexandre, nasubiramo indirimbo za Burakeye. Ngeze mu wa kane ntangira kwandika indirimbo, ariko nyine zimwe z'abana sinzi uko bazita mu Kinyarwanda, ariko hari indirimbo umwana yandika ukazibagirwa, ahubwo sinzi niba nikaye nazandikagamo, ariko iracyahari ndatekereza ikaye yanjye ikihari, gusa kumva ko n'ubuhanzi bwa kera. Ariko indirimbo ya mbere ndumva yaragiye kuri DVD cyangwa se kuri CD muri 2012. Okay Thierry, impano urayifite nkurikije uburyo uririmba, imyandikire yawe, komereza aho courage. Hanyuma hari indirimbo nshyashya se uherutse gusohora? Indirimbo mperutse gusohora nayisohoye mu ntangiriro z'uyu mwaka, yitwa Signorita. Okay, iyi ndumva ndayizi, ariko urumva ko bisa nkaho turyamishijeho gakeya. Hanyuma se urumva urugendo rwo kuva mu Rwanda ukaza mu gihugu kitari icyawe byaba byarakoroheye kugira ngo bibashe gukirikingana n'impano yawe y'ubuhanzi? Urabona ari ibintu bikoroheye, bimeze bite? Igihugu kitari cyanjye gute buriya? South Africa urumva ni igihugu cy'amahanga? Muri Afrika ntabwo numva ko ari igihugu cy'amahanga, gusa wenda wavuga ngo okay, anyway wahinduye miriye no guhindura territoire. Wahinduye territoire. Byaba byarakoroheye kugira ngo impano yawe y'ubuhanzi ibashe kuba yakomeza igatera intambwe, cyangwa se kuba wabikomeza? Bigomba gukomera, kubera ko wenda uhinduye ahantu hari ururimi ukajya mu rundi rurimi, ushobora gusanga wenda nabo muhuje ururimi atari benshi cyane ku buryo wayikomeza iyo mpano, ariko ntabwo burya impano ibereyeho ko uririmbira abantu benshi, cyangwa se uririmbire abantu bawe ku giti cyawe, kuko n'ubundi turi muri Afrika ubundi ni imwe, ariko abona hasanze n'abaririmbiye ntabwo byangoye, ni ibintu bisanzwe, kuko iyo iri ibintu bikurimo ubikora nk'ibisanzwe, numva nta bintu na kimwe kigoranye kirimo. Okay, Ngabo, hari wenda nk'ibitaramo waba umaze gukora hano muri Cape Town, cyangwa se umaze kwitabira, cyangwa se ubutumire muri show runaka, bimeze bite? Urabona entertainment hano kuri wowe urayibona ute, bimeze bite? Ku rugero rw'abantu bari hano n'abahanzi bahari nuko entertainment imeze, uko biri birahagije, gusa uko biri ntacyo mbigayaho, kubera ko nyine ubwo sinzi ko ndi bubivuge mu Kinyarwanda neza ngo byumve. Biterwa entertainment aho uri niho haguha na entertainment ugomba kubamo. Niba turi ahantu nyine tutagomba gukora entertainment every day cyangwa se buri munsi, ubwo nuvuga ngo nyine entertainment yacu ni rimwe mu kwezi cyangwa se rimwe mu mezi abiri cyangwa se rimwe mu mwaka, ariko kwiri irihagije, kubera ko nawe nitabiriye ibitaramo, nanateguye igitaramo muri 2018, mboneraho no gushimira ndetse n'abanyarwanda ndetse n'abandi banyamahanga baje mu gitaramo cyanjye, vraiment cyaritabiriwe. Ariko ngenda ntumirwa hano hantu henshi mu makwe, n'igindi gitaramo gerutse mu cyumweru cyashize cyaba
ni promoter Sylvia wari watumiye Jose Chameleone ugahuriza hamwe East African artists so ubwo nawe urumva ko ibitaramo biragenda nta kibazo. That's good. Ngabo wiyumvishe gute Jose Chameleone ni izina riremereye muri East Africa ndetse no ku isi hose, wiyumvishe gute ubwo wa performinze muri concert cyangwa se ugaperformingira hamwe n'umuhanzi ukomeye w'umurejanderi twese twemera nka Chameleone? Ni ikintu kimeze gute kuri wowe, wiyumva gute? Narishimye kwa Jose Chameleone kuva muri bibiri kera nyine muri primaire ndibuka buraro ukuntu abana bajya bakora amakosa gutya mukecuru nyine igiceri cyagombaga kugenda kiri ku gitenge ku ruhande kugira ngo ujye mu gasobanuye urumva ariko kabuzi kuri butaye ukubitwa nyine najyaga kureba rero indirimbo ze za Jamila na Ria urumva twe tukiye muri primaire so Chameleone rero kumva ko ngiye guhagara kuri podium mwe na Chameleone byonyine byanyeretse ko nta kintu kidashoboka kuri isi. Uyu munsi ni Chameleone numva ko nejo bundi nahagarara kuri podium iriho ba Jay-Z n'abandi bose twumva mu mateka. So icyambere byambwiye ko everything's possible cyangwa se buri kimwe cyose kirashoboka. Icya kabiri narishimye cyane kubona none wa muntu na fan ampagaze iruhande arimo guperforminga byonyine uburyo nabonye uburyo yakozemo nizeho byinshi. Performance yiwe so wonderful, yari nziza cyane ku buryo nahavanye somo kandi mbona ko nta nahantu utagera ubishizemo umwete. Nizera ko wenda wamwatse n'agakorabo cyangwa se wahavuye mu birangiye. Twaravuganye nibyo ndimo kukubwira ya confidence urayigira style ukavuga ute se wamubwira kandamburira ibiganza nanjye akampumugisha kuko burya gukorana n'umuntu nk'uri yabaguhaye umugisha. Yeah, exactly. narabisabye ariko kubera ko yarimo kwihuta ari kujya Australia tuavugana ko byaba ngombwa ko na traveling nkajya Uganda tugakorana cyangwa se nkategereza tukaza ariko turi en contact, mfite contact ye gusa simbi bemereye ngo birakunze kuko murabizi byo abastari hari biba bisabwa byinshi hagati aho ngaho kora bare byemera ariko byandi bisabwa hagati nibyo biba biri very necessary cyangwa se nibyo biba biri ngombwa mbashije kubyubahiriza twakora ariko ntabibashije nabwo nakundi. Okay. Urakoze cyane kandi ni ikintu kinini cyane kuba warabashije no kuhura n'umuntu nk'uwo ukomeye, ngira ngo wanamwigiyeho byinshi, ngira ngo wenda bwari n'ubwa mbere hari unamubona I think. Yani yari inshuro ya mbere. Nta bitara nubwo nabaye umuhanzi ariko nta bitaramo nigeze nitabira byinshi no mu Rwanda meme nta bitaramo nge nagiye njyamo cyane nabo just kenshi kuri televiziyo ndumva ibitaramo nagiye nabonye banzi ni inshuro nkeya cyane inshuro imwe niba tarebye. Hanyuma tugaruke muri entertainment hano Cape Town, tujye muri industry y'umuziki yanyu. Hanyuma hano muri Cape Town ubona abahanzi yaba ari wowe cyangwa se wenda n'abandi bari muri Cape Town mushobora kuba muziranye cyangwa se mukorana cyangwa se muzakorana cyangwa mwakoranye, mubona ari izihe mbogamizi nyamukuru muhura nazo hano muri Cape Town? Kuko uko byagenda kose urumwe mu bahanzi hano muri Cape Town bakunzwe, urumwe mu bahanzi hano muri Cape Town baririmba neza, ngira ngo niyo wakoresheje igitaramo kiritabirwa pe ukabona ko abantu barabyishimiye, iyo wasohoye indirimbo ubona ko abantu bagufite ku mitima. So uko byagenda kose nubwo ibintu ubikora bikaba perfect ariko habamo n'imbogamizi, ese izo mbogamizi zaba ari nk'izihe? Uvuge muri rusange, wivugire ndetse uvugire n'undi muhanzi mugenzi wawe yaba ari uwuzi cyangwa se n'uzavuka hano muri Cape Town. Urakoze umusaza. Buriya imbogamizi mbere ko nzivuga ariko ntabwo ndazivuga nkaho nzanga imbogamizi ko ntabwo ushobora kumbwira ko umuntu nyamuntu cyangwa se umuntu nk'umuntu ugomba kubaho ahantu ibintu biri perfect. Yeah, definitely. Yeah, ugomba kubaho udahuye n'imbogamizi ntabwo umenya amateka uzanyuramo. So imbogamizi rero nk'ibisanzwe iyo mbonye ahantu hari imbogamizi niho njye. Iyo mbonye ahantu hari imbogamizi niho numva nahitamo kujya ahantu donc hari challenge. Ushobora kumbwira ngo njye ahantu ndi ubona abafana miliyoni nkavuga oya, ahubwo reka njye ahantu ndi bujye gushaka nta mufana n'umwe mpafite ntangirire kurumba ubareme. Kubera ko iyo ugiye ahantu hari ibintu ubihasanze
akenshi ukora nta value ufite cyangwa se nta gaciro nta nubwo uha agaciro ka cya kintu urimo gukora ariko niba nje nkasanga hano hari imbogamizi nkabasha kuzicamo bakabasha kunyumva bakabasha kumfana ndati ko I have a value ako kantu ngabo buretse gatsubira inyuma gatoya ako kantu mbabarira ugasubiremo iyo ariko muribo murabyumva neza nukuvuga ngaho kugira ngo ujye ahantu hari amamiliyoni y'abafana ako kantu mbabarira ugasubiremo impamvu ndashobora kubikubwira abantu akenshi wenda ndabikubwiza ukuri hari nk'abantu bashobora kuntumira banantumira kenshi bamwe bakati turaguha ngahe nkabona umuntu ugiye kunyishura nkabona ntabwo yabasha kwishura value mfite rimwe na rimwe nkaba nabyemera uko nguko kuba ngiye kuririmbira muri wa muntu nkaba ngeze hahandi kumuririmbira mu bukwe bwe for free ntabwo yabinyibagije ko yagakwiye kunyishura nta nubwo bari imbabazi mugiriye ariko mbona ataramenya agaciro ahubwo ngewe nkamuririmbira ku buntu nagerayo iyo mvuyeyo banamubwira bati wow ubukwe bwawe bwangenze neza waririmbishije runaka kugira ngo bimpe value y'ejo bundi ubwo urumva nahuye na challenge yo kujya kuririmbira ubuntu kandi yamenye kuko ndi umuhanzi naratanze amafaranga hari icyo nigomwe ndatanga ariko we ntabwo yayampaye ariko nimvayo babantu nibo bazabona agaciro mfite value nibo bazaza nyuma mu gihe runaka ntazi sinzi niba ari uyu munsi cyangwa se mu myaka 10 cyangwa 20 abantu nibo bazaza bakampa agaciro biri bakanyishura kandi banyishura ntabwo bazampa make erega buhoro buhoro ni rwo rugendo so wenda ntaguciye mu ijambo wari umaze kumbaza ngo mbese imbogamizi none nizireka nzikubwire imbogamizi zirahari nyinshi ariko imbogamizi ya mbere ntabwo ndi burebe ku bafana abafana nta kibazo na kimwe gihari abafana iteka bahora bari innocent bahora berade ahubwo ikibazo kiri mu bahanzi kiri mu bahanzi aho hantu niho nshaka kukoma rero aho niho nshaka kukoma kabisa kiri mu bahanzi kubera ko icya mbere nta rukundo gute ntabwo bafite urukundo rw'ibyo bakora wasobanura aho hantu nta rukundo ufite rw'ibyo bakora kubera ko nta vision yabyo bafite donc nta nubwo bashaka kwentertaininga ntabwo bashaka kwinezeza kandi banashaka no kubikora ikinyamwuga niba bamara kumenya ko bashaka kubikora ikinyamwuga bazajya gushaka abagomba kubibafashamo urabyumva icyo nshaka kukubwira aho ngaho bivuze ngo reka nkuce mu ijambo gatoya uravuze ngo nta rukundo bafite none urukundo ntago barufitiye umuziki urukundo ntago barufitiye abahanzi bagenzi babo urukundo ntago barufitiye abafana ntabwo barufitiye bose ntabwo barufitiye bose ntabwo barufitiye umuziki barimo gukora ntibarufitiye n'abafana ntibarufite na hagati yabo nk'abahanzi ruvuga ngo iyo ufite urukundo rugukoresha byose ntabwo rutuma ucika intege sibyo ntabwo nk'umuntu ukunda amatungo nk'ihene ihene ubona baragira ntabwo yaguturira umwana hasi wenda cyagiye ukwirukanka cyangwa se ngo uguture hasi ufashe umugozi ashobora kukugusha hasi ngo uhite uva ngo urayiretse ariko iyo ukunda urongera ukajya kure ukajya kuyica ku ruhande paka kubwira ibyo uri buyizanire ukayereka urukundo ukayijyana wenda tugaruke inyuma gatoya niba nta rukundo ruri hagati y'abahanzi reka mpere kuri ako ngako niba nta rukundo ruri hagati y'abahanzi mwebwe hagati yanyu ubona biterwa n'iki nakubwiye ngo it's because ni ukubera ko nta vision y'ibyo barimo gukora dufite sibyo kuvuga ngo turamutse dufite the same conception cyangwa se the same vision intumbero imwe icyo gihe cyo duharanira tukigira kimwe cyo gihe ubwo ya entertainment urimo kumbwira ngo hano imeze nabi izakosoka niba ningira urukundo rw'ibyo ngomba guhama abahanzi ukabura umwanditsi mwiza ntabwo ndi bwihugira ngo nandike ngenyine indirimbo ntashoboye no kwandika ndaza ngo ushake wowe umuhanzi w'umwanditsi utaririmba ariko w'umwanditsi unyandikira indirimbo kubera ko ndibuze kukubwira icyo nyishakira urwo rukundo rero rw'abo bantu nshaka guha ibintu bizima ruranza ni wawe nawe ndugwi nimara kurwa ukabima ukampa indirimbo nziza nkayiririmba neza abantu bakazayishimira dukoze ya unit ari abafana bazishima ari wabahanzi barakoranye babiri noneho babyare icyo bita entertainment so entertainment rero ntabwo ibyarwa n'umuntu ku giti cye uko nakora kose ni ngenyine ntabwo byatera imbere nkeneye abana nkeneye abonegera nkeneye abanyegera noneho
abafana bo iteka ryose buri abafana icyo nakubwiye bahora bari innocent iyo mufite ibyo mubaha bizima ntabwo abafana mwirirwa muba oya abafana ntago uwo mufana ahora gutegereje yes umufana aragutegereza iyo umuhaye ibintu bizima ni ngombwa ngo gukunda cyane niyo mpamvu rero mvuga ngo ikibazo nitwe abahanzi ikibazo sa abafana twabukwiye kureba mu bahanzi ariko imbogamizi ya mbere ni urukundo ngabo umuziki biragaragara kandi biraboneka ko ufitiye urukundo ufite umwete n'umuhate indirimbo zawe narazikurikiye narazirebye zikoranye ubuhanga ziririmbitse neza zanditse neza ese ngabo niki abo bahanzi bagenzi bawe message waha umuhanzi mugenzi wawe hano muri Cape Town ni yihe message na mwana nanjye niyo nakwiye wenda wowe ikuremo kuko nkurikije uko nkubona n'ibyo ukora urukundo bifitiye bigaragara ko rwose ubifitiye ubushake kandi ufite reka mpe wenda ntabwo ndi buhe message umuhanzi gusa ahubwo ndavuga abikubiye muri entertainment ubwo nimvuga entertainment wumva ikintu kinini gishoboka urumvamo aba managers umuntu ushobora kuvuga turirimba neza reka nze ngufashe urumva ntibatanga inka se batanga inka mu makwe bakagira bati ariko natwe nk'abahanzi tuba dukeneye abaduha ariko natwe dukeneye nawo duha exactly urumva so ubwo rero icyo inama nagira abahanzi cyambere no rukundo gukunda ko ngiye urukundo nicyo kintu niyo ntego ya mbere mu bintu byose nshobora kuvuga love urukundo urukundo nirwo rutuma nyine rumpagurutsa tukagenda so nirwo ruzaduhagurutsa tukajya gukora ibyo tugomba icya kabiri kugira vision ese turakeneye guteza imbere entertainment hano cyangwa ntidukeneye kuyiteza imbere niba tutayikeneye inama nabagira tubireke twire gupfusha umwanya wacu gusa hanyuma ngabo mu bintu ukora mu muziki ukora umuziki niko kazi kawe ko mu buzima bwa buri munsi cyangwa ufite akandi kazi bifatanye ntabwo nibyo twe turimo kuvuga kubera hahandi twahereye imbere nkubwira ngo nkunda kujya gufacinga ibibazo ariko atari uko mbikunze ahubwo ngira ngo binyigishe cyangwa se bizageraho bingeza donc ni nko kwanga gutamikwa nicyo nakubwira nanjye ibintu by'ubuntu niyo mpamvu nkunda ibingora ariko nkitamika so umuziki rero ntabwo ari untunze umuziki uza ku mwanya wa uza ku ruhande ariko ndawukunda ubikora part time job ndabyita se ngo ni akazi ntabwo mbyita ngo ni akazi ahubwo ndabyita impano ntabwo aba ari akazi impano ntabwo yita job ni ibintu bibiri bitandukanye none hari sponsorship waba ufite mu muziki wawe cyangwa se ubuterankunga bugufasha mu muziki wawe oya umuntu ku giti cyari igihe umuntu aje akamfasha nk'umukameramani wanjye nka ari munkunda cyane Fila nkunda kumwita Fila na kameramani wawe ufite abashobora kuza bakamfasha batari ku mwana dukora ikintu urumva akavuga ati tubirangize ariko hari n'abandi hari abantu bagiye bambwira bati uririmba neza hari abagiye banyoherereza ku gift y'inkweto hari n'abandi banyemerera ntibame ariko ibyo byose niba bikwereka ko utari imfabusa muri society reka rero mbonereho no kubwira abashoramari bagushoremo imari kuko urabona nawe uruganda se uri iboro ngabo ni umuhanzi uririmba neza ngabo ni umuhanzi ufite impano nta gapapira niko navuga indirimbo ze ziraririmbitse zirandikitse afite ijwi ryiza nyamuneka niba hari nk'umushoramari nagire gutya avuga ati ngabo tubisoze hanyuma ngabo ndabibona uri umusore w'inkorokoro umusore w'igituza cy'umunihiro umusore ukeye bimeze ngabo ni muntu ni ingaragu ngabo ni umupapa ngabo ni umusaza hari n'abavuga ngo abahungu hari n'abarenze ubusore barenga ubugimbi bitwa abahungu bamwe banze gushaka so ngabo tubwire bimeze bite ndacyari ingaragu uracyari ingaragu ndacyari ku isoko habura iki se ko mbona ahari ubwana haje ubwanwa bimeze ndi kuri kamera wenda nagira amahirwe nkabona umuntu sindabona
sindabona unkunda yenda nanjye sindabona unkunda ariko igihe nikigera ndumva nta gihe ntabwo njya nsigana n'igihe. Okay, nyamuneka ba nyiramutemba nshyushye nabo buri abaritaye mu gutwi. barahari ariko gusa ariko ntabwo kuba nkiri ingaragu ntabwo bivuze ko atari abakobwa barahari kandi beza umuntu agenda ahura nabo, ariko iyo tugeze mu kubaka nabwo nindi yazabasije kwaye. gira message cyangwa se ubutumwa ugenera societe nyarwanda nk'umuhanzi. Societe nyarwanda mu bare entertainment cyangwa se rusange, muri rusange bikubiyemo entertainment, ikintu icyo ari cyo cyose wumva wagenera message, inama ya mbere nabagira nuko bakundane kandi bashyigikire umuziki wacu. Si n'umuziki gusa, bashyigikire films, meme n'abacuruzi bashyigikirane mu nzego zose zishoboka, bashyigikirane. Ariko nanone mu nama natanga mubwire ngo niyame uranyemera ko nakwiyama no mu nama hano wumve wisanzuye kabisa. Ari ukuntu abantu bajyaga kwiyama kera tukiri muri primaire cyangwa se abavye umwana yakubita umuntu bakaza bakakwiyama, turiyamye umwana wanyu biyame. Nanjye nakwiyama abace abandi intege. Okay, niba udakunda ibintu reka kujya guca abandi intege. Okay, mas shut up. Yeah, urumva, close your mouth. Niba urizi ko umuziki utawurimo utanawufana, we're going to talk about it. Nuko rero ugiye kubivuga kandi nyine ntabyo uzi, ibyo babyita kuzimura. Tureke ubuzimuzi. Niba ufite icyo wafasha gifasha, kubera ko ibyo bintu urimo kuzimura uza guca intege ngewe hari wankeneye aranayishima namutaramiye mu bantu be bari baje bamusuye agize mariage uvuga ati wow nice, barishima none wowe uri kujya kunyura inyuma ukagira. Ariko abo bantu reka tubabwire ngo please ubahaye gasopo. Mbahaye gasopo kabisa. Noneho ikibazo noneho barakabe n'abantu bakuru, sinzasanga ari umujene. Bura nk'umujene we nsanze arimo ari umuntu talking too much and doing nothing and talking too much. Burya mbishoboye namustriping urusha wamukubita sibye ko nihanye ndi umukristo. Ariko ari ibishoboka ubundi ura muntu yagakwiye kunyuzwaho akanyafu. Abahanzi nanone bicaje impano zabo, mwana ndi umuhanzi, abo bantu nabo ndabiyame bahora bampamagara, hello mfite nimero yawe Musa, twazakoranye ikintu se igiki ngo ngiye ngurana ngo ndi umuhanzi, akambwira ko ari umuhanzi ariko abonye afisage ngiye kuririmba, nanjye naza nkajya gutwika nabo ndabiyame. Urabiyame? Okay. Ikindi se biyame nibyo ngibyo reka ndakitaho narengereye cyane. Ariko ndabakunda nta muntu ku giti cye nakwiyama. Ariko icyo bakiza niko twakundana tukubaka ikintu kinini. Ubumwe unity is very important. Hanyuma Ngabo, tugane ku musozo. Umufana wawe ahari hose ugukunda ugukurikira yitega ikintu gishyashya ryari, kuko wambwiye ko indirimbo nshyashya yasohotse ryari? Byansaba kubanza na checking, ariko ntabwo ari kera cyane nk'ameza ari. Yitwa gute? Signorita na mbona gushimira no actrice wayikinyemo cyane, nabamfashijemo kuyikinamo, hari abanyagihugu n'umuzuru, nshimira ndetse n'umukameramani wabaje ari nibyo nkubwira, n'aba actrice beza cyane. Okay. Signorita, hanyuma bayibona gute? YouTube channel yawe ni kuri Ngabo Thierry, ukandikamo Signorita by Ngabo Thierry kanakora subscribe. Yes, banyarukire kuri YouTube ya Ngabo Thierry bakore subscribe ndetse banasharinga n'inshuti zabo, barebe umuziki mwiza, umuziki ukorewe ahantu heza, umuziki ukoranye ubuhanga, umuziki uririmbitse. Ngabo Thierry, umufana wawe wamubwira ko yakwitega ikintu gishyashya ryari, bimeze bite? Ni iki waba ubahishiye? Anytime bahishiye byinshi cyane, byinshi byo bihoraho, n'ubu tuba dufite byinshi, ahubwo ngewe icyo bampishiye ni igiki. Okay. Abari kubambariza ese muhishiye umuhanzi wanyu, kuko ngiye cyose bashaka kumbona bamba muri comment buratuza tugomba kubibona, ariko nabo bicare bumva ko bashonje bahishiwe. Hanyuma Ngabo, reka nkushimire cyane kuba witabiriye ubutumire bwa Musaza Box.
kandi you are welcome anytime, kandi twizera ko n'ikindi gihe nitwongera kugukenera utazadutenguha, uzatwemerera tukongera tukaganira tukamenaho abiri, dukomeza no gushyira itafari kuri entertainment ya hano Cape Town, ndetse kandi tunakomeza no gukangurira urukundo mu bahanzi, mu bakinnyi ba film, mu bantu bose bakora entertainment hano muri Cape Town. Urakoze cyane, namwe murakoze kuba mumpaye ubutumire. Ndumva ari nayo interview ya mbere. Ngira ngo ni wowe muntu ubimburiye iyi content kuri Musaza Box, content z'ibiganiro niwe muntu uyibimburiye, so you are the king of this content on Musaza Box. Ahubwo ni nawe wa mbere ahubwo mpaye interview. Serious? Ariko ako kanone ntakibagiye. Kuki abahanzi benshi badakunda gutanga ama interview no kubera iki? Ndakubonye reka nkakubaza ako kantu. Nubwo twasoje ariko ako kantu reka nkakubaza. Oya ntabwo banga kuyatanga, abahanzi barayatanga. Sibyo? Barayatanga ama interview ubwo barayatanga cyane. Ahubwo natwe nicyo gihe nyacyo bura natwe okay. Kandi nanjye ndabashimira cyane kuri interview mumaye, mboniyeho no gusoza cyane abanyarwanda aho bari hose, ariko nanifuza ko natwe iyi entertainment yacu twayivana hano South Africa, it's big. Kuba naririmba muri lokale hano Cape Town cyangwa mu ntara ya Western, dukeneye kugeza Johannesburg, dukeneye kugeza Pretoria, dukeneye kutarama ahantu hanini, dukeneye ariko tunakeneye no kuba tena muri ka kantu gatoya, tunakeneye no gufuturinga n'abandi bahanzi bo muri iki gihugu. So ubwo rero ndashishikariza nanjye abana batoya bafite impano, ababyeyi babo ntibareke. Hari ikintu nubwo tusoje, hari ikintu ababyeyi bakunda kuvuga ngo ngo umuziki ni uw'ibirara. Mubyeyi hari aho turahura ngo mutokera. Vraiment icyo nkubwira ni ukuri, ntabwo umuziki ari uw'abantu b'abapagani. Ahubwo umuziki ni w'abantu b'Imana, ahubwo umuziki upfa kubera ko hajyamo abantu b'abapagani nyine bakajya kubyica. Ahubwo ababyeyi bohereza abana babo bajye gukora umuziki mwiza, babahereze na content, banabashyiremo ibitekerezo bizima, banabatera inkunga, bagomba gukora batera inkunga, bavuga ati mwe noneho mugende mukora indirimbo z'urukundo kandi nziza zitazadusebya. So nicyo ngicyo rero nabwira ababyeyi ntibabareke. Nanjye nkeneye n'akamazano ni mwinshi, kuko nkeneye n'abari umuna banjye, nkeneye n'abasaba bagakora bakanandusha, nkicara nanjye nkaruhuka. By the way, nizere ko tuzahura next time nje kubwira ko mvuye mu muziki. Reka mbonereho no gusuhuza abo mu Rwagasabo, abo mu Rwatubyaye, turabasuhuje cyane kandi turabakunda, tunanabakumbuye. Mudushyigikire entertainment ya hano Cape Town, mukurikirane ibikorwa byacu, mukore subscribe kuri Musaza Box, mujye kuri YouTube channel ya NGABO THIERRY, murebe umuziki mwiza, mukore subscribe, mumushyigikire. Turabakunda cyane. Amahoro n'imigisha bya Nyagasani bibane namwe. Ciao.